ukinira hese by'abana Ndeka ukinira he by'abana turi hafi y'ikiyaga cya Mugesera yego niho wajyaga kenshi cyane ukajya koga ntabwo koga nigeze mbibonera umwanya ko ngiye umwanya munini nabaga nagiye wagiye kuvuga Imana ubanyereke nyine gukora ahantu nabaga hageze uzano henshi watangire guhanura ufite imyaka ahantu wakundaga kunshakira wanshakiraga ahantu bita Samatari mu buvumo nuvuga ngo iby'abana bikiniraga mu buvumo ariko kubwira ngo mvuke ivuze kubwira ati mu gihe iki nicyo uzabuyu mu gihe iki nicyo Imana izakugeza aha wanshakiraga Samatare cyangwa se ahantu bita Ifumbwe ku musozi ndahibagiwe Inyagasambu yego none si hafi nihe urabasha kungeza aho ndikumva aho ushaka hose nahakugeza sibye ko wenda muri iyi minsi ubuvumo bwo butemewe ariko twanahareba nta kibazo ni hafi se hose ni hafi cyawe nirishimwe ndagushimiye ko watuzigamye muri ibi bihe bidasanzwe tukaba twongeye kumva ihumure ry'ijambo ryawe sina ryawe nirihabwa icyubahiro kandi ngushimiye ko uvuganye natwe kuzatugirira neza ntabwo uzatuma duheranwa n'agahinda n'amaganya ahubwo isezerano dusezeranije rikomeye nuko uzatugirira neza mu byago n'amakuba uzatugirira neza mu ntambara zikomeye uzatugirira neza. Yes, reka mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show amerose y'u Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Bari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka gushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere utubonye ukagikunda ugafashwa ukande subscribe. Reka suze by'umwihariko na share na comment. Yego reka by'umwihariko suza abantu bo mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Rwamagana niho turi. Twavuye mu majaruguru tuza mu Burasirazuba. Yego niho turi kumwe na Mukeshimana Julienne. Tuguhaye ikaze. None subundi ko wamvuze burandi ivuga iki kandi wamaze kubivuga. Ndavuze ngo wivuga ko nguhaye ikaze. Tugiye kuburana ture munakoze kumikaze Imana ibahumugisha. Yego abakunzi ba Concorde TV show munyarukire kuri Hinduka official channel ya Julienne rwose mu mushyigikire mukandi wo subscribe ntabwo azabatererana. Ntabwo nabatererana umunsi n'umwe. Yego ese we ko wasengaga turi mu majyaruguru na hano mu Burasirazuba gushora gusenga? Hano ndabishobora cyane hari aho utayihamagarira ngo ikumve se. Ndabizi se bite Imana ibera hose icyayi iri mu majyaruguru ni iri na hano mu Burasirazuba. Nkuko mu bibiri tubwira ngo uko yari iri kera. Yego n'uyu munsi niki kugira ngo yatabara abo muri Musanze kananirwa kutabara abo muri Burasirazuba. Ndabizi se kandi iyo yabishatse batabarira isaha imwe. Warubizi cyane kuko ibera hose icyarimwe ibatabarira isaha imwe cyangwa umunota umwe. Nukuri yego gahoro niba gusenga utabyibagiye dusengera ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Mana mu izina rya Yesu uri Imana y'amahoro uradukunda kandi utwitaho izina ryawe nirishimwe urera kandi uri Imana izegerwa nabera utuyahera mu gihugu cyo mu ijuru izina ryawe nirishimwe kiruta byose ndagushimiye kwa twongera iminsi yo kurama ndetse no kuramuka katwongerera iminsi yo kubaho abandi bamaze kwibagirana abandi bakira amatangazo ko babuza babo ariko twebwe turagushimiye ko turinze ukarinda n'ibyacu nabacu izina ryawe nirishimwe muri byaravuze ngo twaherukana gakera ariko dusubiye kubona na tutishwe n'ibyaha abadukurikiye hari gihe twe duherukanye hashize iminsi myinshi ariko ndagushimiye ko nongeye guhagara imbere y'amateraniro ndi muzima ndetse n'abandi ari bazima birashoboka ko duteranye n'abantu bafite ikibazo cy'uburwayi ariko nabo ndagushimiye ko nubwo barwaye ariko bagifite umwuka w'abazima zina ryawe nirihabwa icyubahiro kiruta byose turaguhamagaye kugira ngo usubane natwe muri aya materaniro zina ryawe riganze ku buzima bwacu ari uteranye afite ibibazo runaka witwa Imana ku buzima guhindura amateka bimenyekane ari uteranye ari umurwayi umuha ubuzima buzima kandi buri muntu wese icyo kwifuzaho umwiyereke nk'Imana ishobora byose mu byifuzo bya buri muntu wese ikimukwiriye cyamugirira umumaro cy'Imana n'abarabe yawe mu izina rya Yesu amen. Ntabwo izuba riri kukwica. Izuba rigira umuntu inzobe cyangwa izuba rigira umuntu inzobe. Ntabaye kazungu nanjye naye nshaka kuba inzobe. Wajya kwitukuza. Oya ntabwo nakwitukuza ariko nyiribihe cyangwa se papa wanjye abishatse yabinkorera ntitukuje uzi ko nagatanga agasura kandi keza iyo atanze agasura batangira kukoza amavuta wisize kandi wanaburaye kubera agasura ka papa. Yego ukambara
ukambara uzi neza kutaberewe Yego. ariko ubwiza bw'Imana bwakugeraho ukaberwa bitari ngombwa Cyane. buri muntu wese akabona ko waberewe wakwambara ikintu cya 200 cyangwa se 1000 bakabona ni VIP wambaye ni ukubera Imana rero nkunda kuvuga ngo nakagasura ni ukubera Imana ujye mu miryango tuvukamo cyangwa amateka y'igisekuru cyacu Yego. ntabwo byari bidukwiriye ngaho sobanurira abantu aho twicaye n'aho twabaga turi harya ahantu turi ni kwa ba Julienne mu rugo yego ubusanzwe nkunda kugira ababyeyi benshi ariko mu kanya karaza mama muraza kumubona ubu ngubu ndi iwacu mu rugo ni karibu gusa ngiye ngira iwacu henshi muri Burera ni iwacu Musanze ni iwacu muri Rwamagana naho ni iwacu rero muri aho hantu hose nta hantu hejwe utahansanze wasanga mama kandi serivisi waba unshakaho nawe yayigufasha usibye kimwe cyataguha ntago yaguha urukundo ahurwo naguha arye waza wagize nk'iyere kuri umusore ubwo rero uje ukagira ngo urasanga mama yakumarira ikisi ariko ibindi byose mu buzima busanzwe ntacyo atagukorera nukuri yego rero niyo mpamvu babwiye ngo ni karibu ahantu hose Julienne yita kari iwabo cyangwa se hitwa iwabo uhahawe karibu aha rero turi iwanyu bya nyabyo turi iwacu bya nyabyo atari bya bindi byo mu mwuka ni ku ifishi y'umuryango n'ibyo yaravuze ngo ntago mbahishe iwacu ni mu cyaro ni hano ku ifishi y'umuryango rero twicaye wajyaga gukinira hesi by'abana najyaga gukinira he by'abana turi hafi y'ikiyaga cya Mugesera yego niho wajyaga kenshi cyane ukajya koga ntabwo koga nigeze mbibonera umwanya ko ngiye umwanya munini nabaga nagiye wagiye turi kuvuga Imana ubanyereke nyine kuko ahantu nabageze uzahanu henshi watangire guhanura ufite imyaka ahantu wakundaga kunshakira wanshakiraga ahantu bita Samatari mu buvumo nuvuga ngo iby'abana bikiniraga mu buvumo ariko kubwira ngo umvuke ivuze kubwira ati mu gihe iki nicyo uzabuyu mu gihe iki nicyo Imana izakugeza aha wanshakiraga Samatare cyangwa se hano bita Ifumbwe ku musozi ndahibagiwe Inyagasambu yego none si hafi nihe urabasha kungeza aho ushaka hose nahakugeza usibye ko wenda muri iyi minsi ubuvumo bwo butemewe ariko twanahareba nta kibazo ni hafi se hose ni hafi kuva hano kuhagera ni kuko ahantu utagera ngo urare aba ari hafi cyane kuva hano kugera kuva hano kuhagera ushobora kuhakoresha nk'isaha n'igice cyangwa se amasaha 2 naho Ifumbwe Ifumbwe rero uratega ukagera Ikabuga ugatega nanone ukagera Inyagasambu ndumva hose hari urugendo hose hari urugendo kubera ko ariko nge nari narabyiyemeje kandi ibindi mu ntabishakisha numvaga ntacyo bintwaye yego hari akantu naganira na mama wawe ndi kumaza ntikoko Julienne yatangiye guhanura afite imyaka 7 arambwira ati nibyo pe wari uzi ko nkubeshya genda gukeka ubu wakwicara imbere y'amateraniro uri kubeshya ndabizi cyakoze byose nababeshyarana hari n'ababikora kavuga ngo iravuze itavuze ariko abo ngabo bazabonesha mu minsi iri cyane wowe rero ntabwo uri muri abo ntabwo ngende muri abo nyine nashidikanyije rumwe muri bya 7,000 bitarapfukamira bayari ntacyo nigereye aho byabereye reka mama wawe nawe abindi none yambwiye akantu ukuntu wigeze kujya gusengera mu butayu yego bakuraza hanze ibuka icyo gihe utubwira uko byari bimeze ndabyibuka twari dusoje amasengesho y'iminsi 5 ku rusengero rwacu ariko muri icyo gihe amasengesho y'iminsi 5 twari tuyasoje ariko mfite n'izindi nshuti zanjye zari zituye ahantu bita Ikinyinya hari abantu bazadukurikira abahazi Ikinyinya ni muri Kigali yego hanyuma amasengesho tuyasoje bumva nyine ko nyasoje ko ngiye kuruhuka ngashaka imbaraga kuko urumva gusoza amasengesho y'Iminsi 5 nta mbaraga zirenze ubuje ufite none muri cyagiye bazi ngo wenda ndaguma mu rugo n'iby'abana byabagamo hari inshuti yanjye bitaga Vorone hari umukobwa twakundanaga cyane n'ubu ngubu ni inshuti yanjye usibye ko nyine yubatse yari inshuti yanjye nimbikubye urubyumve yitwa Vononika hanyuma duhita dupanga urugendo rwo kujya gusura inshuti zacu zari ziri Ikinyinya kuko nabo bari abavuga butumwa ari n'abahanuzi tunakundana bya nyabyo none turavuga ati uyu munsi turajya kubasura kandi nirengagiza ko mve mu masengesho y'iminsi ngahe 5 wa mukobwa nibwo yaje kundeba dufatira tujya kureba hehe azini inshuti zacu tugezeyo tuvuga Imana burira tuyoberwa ko bwije turangije nabo batujyana ku musozi twirengagiza ko bwije nagiye kwikangura mbona nikanguye tugeze mu rugo saa 4 ibaze none umuntu uvuye mu masengesho y'Iminsi 5 hari iminsi 2 none iracamo ahise afata urundi rugendo ngeze mu rugo saa 4 yego kandi utanabivuze
ariko ndashimira Imana ko bamenye ukuri kandi ndashimira Imana ko muri icyo gihe Imana yabanye nanjye kandi ibintu Imana yambwiye muri iryo joro uyu munsi nibyo nicayemo. mbwira kimwe uzi icya mbere Imana yambwiye yarambwiye ngo ngiye kukugira umujyanama w'abantu batandukanye. yego kandi usibye no kwiyemera cyangwa se byo muri iyi minsi byateye Imana yangize umujyanama. ari umuntu wubatse ushobora kumugira inama cyane, ari utubatse mugira inama, waba uri umugabo nkugira inama kandi urugo rwawe rugakomera cyangwa se business urimo nayo igakomera. mu buzima urimo nakugira inama runaka bitewe n'uko unyeneye. yes nanjye nkurikije abantu baba bansaba nimero yawe, yego iyo batabashe kuyumva bati duhe nimero ya Julienne, twabonyemo gukorana ikiganiro, duhe nimero. yego nasagize ngo abantu baba bagiye kugutuka. oya ntago bari ukonoka, baba bashaka ngo ubahanurire. no kubahanurira biranashoboka, ariko hari n'uguhamagara ngiye nk'ubu wenda tutagiye no kure cyane ntago ndi buvuga amazina. yego hari umugabo yarutse kusanga arambwira ati ngewe ninjye ntumvuge ati ngiye rwose wanjye byansanze byagenze gutya na gutya muri ubu buryo bimeze gutya, umugore bimeze gutya. nta kuntu wanganiriza umugore ngo turebe ko twafonda urugo rwacu rukongera rugakomera, ko nkuzi icyizere ko n'ijuru ryakugiriye icyizere. nabwira ngo mpamanyije n'umwuka wera undi n'icyizere ijuru ryangiriye mu gutegeka mu izina rya Yesu uyu mugore tumuhamagara. yego amen. ariko amen. ndashimira Imana ko umugore yaje turaganira, buri muntu wese avuga aho biri gupfira. buri muntu yakwibaza ngo none Julienne katubatse amenye iby'abagore n'abagabo gute? iyo Imana yakugiriye icyizere nta cumbi itakwinjiza cyane. iyo Imana yakugiriye icyizere icumbi uko cyaba kingana kose cyangwa uburebure bw'ikibazo kingana kose, yabonye ko ari wowe muti w'ikibazo uragikemura cyane. hanyuma umubyeyi yaraje turicara turaganira duhana ingingo, buri muntu wese akumva ingingo runaka avuze. birangije umugabo ati ngaho mbabarira aho nagenze nabi, n'umugore ati ngaho mbabarira bitewe naho nagenze nabi. arambwira ati ngaho Julienne Imana iguha umugisha kubw'ibyo ugize gute ukoze. ubundi ni ukuvuga ngo iyo Imana ikugiriye icyizere upfa kubuvuga Imana, ugendana n'Imana. ngiye mu bubasha bwanjye cyangwa se ku myaka yanjye ntago nabona inama nagira umuntu wubatse, ariko ikindi mvugira ngo amen. ikindi mo cyangiriye n'icyizere cyatanze ubwenge. tudaretse gukora ikiganiro nakubwira ngo Imana ikirisha ibinyantege igakoza isoni ibinyembaraga cyane. byashobokaga ko yari kwegera abayobozi bakamugira inama, byarashobokaga ko yakwegera abandi bantu bari bamuruta cyangwa mu miryango y'umugore bakagira uko babigenza, ariko bati hariya irodobari haleluya hariya hiza hari umuntu nubwo agaragara nk'usuzuguritse ariko yatanga inama urugo rwanjye rukongera rukubakika. ntago rero amashuri Julienne neza, nta nubwo nigeze njya kubyiga. narabwiye ngo Julienne niza amashuri 2 primaire nta n'irya gatatu byiyongeyeho, ariko ikindi mo n'Imana yangiriye icyizere yampaye ibirenze byo nari kwiga muri ayo mashuri byose. haleluya. rero ni byinshi navuga Imana yankoresheje, ni byinshi Imana yavuganye nanjye, nago nabirondora ngo nsabirangize. kubire muri Bibiliya nabwo twabikura muri Bibiliya kuko biragendana kandi bikamera neza cyane. ndavuga ngo itanga ubugari niyo itanga n'isosi. ishobora kuguha ubugari butagira isosi, yaguha ubugari n'usu ariko ikaguha n'isosi cyane. ntabwo mbizure habaze wumvise. tugiye kwisomera ijambo ry'Imana, tugiye gusanga muri Yeremiya 40 turasoma dore ku murongo wa 4 gusa kugira ngo hanyuma tubyumve neza twumve ko bikuye mu ijambo ry'Imana. ari mvuze ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Yeremiya ibice 40 turasoma dore ku murongo wa 4 wonyine gusa. noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. yego nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. genda gake batakwandikira umuvuduko ukazongera gutsimbura imodoka yawe ari uko wishuye. tugendane gake tubyumve. yego noneho rero uyu munsi ndakubohora wowe duteranye uyu munsi ufite ibintu maranye na didiye kirekire byarakubose mu mutima, byaraboshe amaboko yawe, nta rw'inyagamburiro ufite, nta kwisanzura ufite mu rugo rwawe, nta kwisanzura ufite mu kazi ukora, nta kwisanzura ufite mu gucuruza kwawe. umva ijambo igereye amahoro ikubwire kuri iyi tariki, irakubwiye ngo noneho uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. mvugira ngo amen. uyu munsi Imana y'amahoro ikubohore igukuraho wari uzirikiwe ngo ntuzasaka,
uyu munsi Imana y'amahoro ikubohore, igukuraho wari uzirikiye ngo ntuzabyara. Uyu munsi tasiyene taya, uyu munsi Imana y'amahoro ikubohore, iguha ijambo mu kazi ukora, igihugu ikundiro mu kazi ukora, iguha uburinzi mu kazi ukora. Aleluya. Uyu munsi Imana ugize kubohora, ikwishurira amadeni. Wari wabona umuntu waboshwe n'amadeni, ajya kuhura n'abantu agahita aca mu dusesero kubera iki bari kumusoma mu madeni. Ariko ijambo riravuze ngo ntago ari juri yene uvuze ngo aranyereye ibiki n'ibiki. Aravuze ngo noneho rero uyu munsi ntago ivuze ngo nejo, nta nubwo ivuze ngo nejo bundi, ahubwo iravuze ngo umva uyu munsi ndakubohora, ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe, ngo ukureho icyanziro umaze igihe kirekire ugendana, ngo ukureho ubukene umaranye nabwo igihe kirekire, ngo ukureho tasiyene tayasire, ngo ukureho inzara umaranye nayo igihe kirekire. Mvugira ngo amen. Ese mubarabohorwa niba urimo mvugira ngo amen. Mubagiye gutetururwa nawe niba urimo mvugira ngo amen. Mubagiye kugaburirwa n'Imana niba urimo mvugira ngo amen. Mubagiye kwishurirwa amadeni mvugira ngo amen. Mubakuba mu buzima bw'amanegeka hari iminyururu y'ubukode. Aleluya. Ukaba mu ikode ariko mu gitondo saa sita no ku mugoroba ugahabwa piriyave, ukagendana ikirago cya buri munsi n'umufarisi utashoboye kuwikorera. Ariko ijambo riravuze ngo noneho rero, haleluya, amen, ndafashijwe, amen. Noneho rero uyu munsi natabaje mubyara wawe, natabaje nyokorome, natabaje umuryango wawe, noneho rero uyu munsi nje kukubohora. Ni Imana yigiziye. Haleluya. Ubwayo irigiziye mu bumana bwayo, ntabwo itumye abamarayika, nta nubwo itumye ingabo, nta nubwo itumye umuryango wawe. Iravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora, ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Birashoboka ko ufite iminyururu y'uburwayi, birashoboka ko ufite iminyururu yo kuguteza umugongo udashira, birashoboka ko ufite umunyururu w'ubutayu runaka, ariko ijambo ravuze ngo uyu munsi ndakubohora. Yego, twumve hepfo ko hatubwiye nushaka ko tujyana i Babuloni, nimara kukubohora, nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugenda. Mvugira ngo amen. Uyu munsi ndakubohora, ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Fatubwira ngo ndetse, aleluya, nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Haratubwira ngo kandi nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakwigirira neza. Mvugira ngo amen. Nushaka ko tujyana i Babuloni, nushaka gukizwa ukamaramaza, nushaka kwiyanga ukiyemeza Kristo nk'umwami nk'umukiza wawe, uze tugende, nzakwigirira neza. Hepfo havuze ngo ariko nudashaka ko tujyanayo urorere. Ariko nudashaka, ariko Mana ndafashijwe, amen. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, ariko nutabishaka urorere. Yego. Aleluya. Amen. Cyane haleluya. Amen. Abashaka kugendana n'Imana mvugira ngo amen. Amen. Abashaka ko bagenda i Babuloni mvugira ngo amen. Amen. Aravuze ngo nushaka ko mujyana i Babuloni uze mugende, izakugirira neza. Kukugirira neza uzambara nta kwambara wari ufite, kukugirira neza uzava mu ikode wubaka iyawe, kukugirira neza uzishurirwa ideni wabonaga nta nzira, kukugirira neza uzarambagizwa byemere, ubundi warambagizwaga kuri finali bikanga, kukugirira neza uzazaruheke nk'abandi bana. Aleluya. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Aleluya. Hepfo havuze ngo iki? Dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Yego. Aho ubona hakubonereye abari hujya. Uretse yaho ngaho, dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Mbese ibihugu byose ibinezeza byo muri iyi si Uwiteka bishize imbere y'amaso yawe. Avuze ngo aho ubona hakubereye heza abari hujya, nubona ari ubusambanyi bukubereye bwiza abari hujya, nubona ari ubusinzi bukubereye bwiza abari hujya, nubona ari ukuraga kukubereye kwiza abari hujya. Ariko avuze ngo nushaka ko tujyana i Babuloni, nushaka gukizwa uze mugende, izakugirira neza. Ngo noneho rero ndakubohora, ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Witeguye kubohorwa n'Imana nguvugire ngo amen. Witeguye kujya i Babuloni n'Imana nguvugire ngo amen. Ntago mama wawe yakubohora iminyururu ikuriho, ntago umugabo washatse yakubohora iminyururu y'icangiro, ntago ababyeyi bawe bakubohora iminyururu y'amadeni. Oya, hari aho babohora ariko hari naho bananirwa. Ariko iyere y'amahoro ivuganye nawe, waba uri umugabo udukurikiye, irakubwiye ngo noneho rero ndafashijwe. Amen. Iravuze ngo noneho ndakubohora,
ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Noneho rero uyu munsi Imana ibohora urugo rwawe, ikura umwiryane mu rugo rwawe. Uyu munsi Imana ibohora urugo rwawe, itanga urukundo mu bana wabyaye. Uyu munsi Imana ikura iminyururu ku rugo rwawe, iguhe kubana n'umugabo neza. Uyu munsi Imana ikura iminyururu ku maboko yawe, iguhe gucuruza byemere. Uyu munsi Imana nikura iminyururu ku maboko yawe, business biremera. Imana nikura iminyururu ku maboko yawe, mu kazi ukora urakundwa. Imana nikura iminyururu ku maboko yawe, urahamagarwa na telefone z'umugisha mvugira ngo amen. Ngo nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Aratubwira ngo dore ibihugu byose biri imbere yawe, aho ubona hakubonereye abariho ujya. Yego, sinzi niba mubyumvise. Aho ubona hakubonereye abariho ujya. Aho impamvu nakunze kuvuga ngo nta gahinda k'agasirimu gahari, uduhinda twose ni uduhinda. None na nyiri baravuze ngo aho ubona hakubonereye abariho ujya. yego, Wagira akazi keza ukabura amahoro yo mu mutima. Wagira amafaranga ntuzira amahoro. Watunga amafaranga ariko ntutunge Yesu. Ariko ikiruta byose nuko watunga Yesu. Wagira umugabo mwiza utarimo Yesu, zikaba intambara za buri munsi. Ariko ikiruta byose nuko watunga Yesu ukagira n'umugabo. Mvugira ngo amen. Ikiruta byose nuko wabyara abana ukagira na Kristo muri wowe. Akazi kawe ukora ukagira akazi ariko ukagira na Kristo. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Aleluya. amen. Imana igira neza itarebye kuburanga, iza kugira neza itarebye aho uvuka, iza kugira neza itarebye ko wubatse cyangwa utubatse. Paswadi ni ukukugirira neza. Iyo wemeye umwami nk'umukiza wawe, ikugirira neza nta kintu urebye. Ukuri. Nkunda kuvuga ngo Paswadi y'ibyo byose ni ukwihana ukizera cyane. Iyo wihanye ukizera, Imana ikugirira neza. Ukuri. Haleluya. Amen. Cyane haleluya. Amen. Ongera haleluya. Amen. Iyo ndi kuvuga haleluya numva nezere. Kuko haleluya dutera azica abadayimoni. Rero iyo uvuze ngo amen ubuvuze ngo bibe bityo. Hari aba wishe ku buzima bwawe, hari nabo nishe ko ruhande rwanjye. Imana itugirire neza. Ese witeguye kugirirwa neza n'Imana ngo dusenge? Nukuri. Witeguye kubaharwa n'Imana y'iminyururu ngo ive ku maboko yawe ngo twisengere Imana? Witeguye ko hari ibyo ugiye guhepiriya Imana igiye kubahora ngo dusenge Imana? Imana itugirire neza. Amen. Ngende kubwira abantu ngo nshingiye mu bihe turimo, Imana ikora ikidasanzwe mu bihe bidasanzwe. Ukuri. Nshingiye ibihe twavuyemo n'ibihe turimo uyu munsi, Imana ikora ibidasanzwe mu bihe byize gute? Bidasanzwe. Amen. Amen. Aleluya. Amen. Mu bihe abandi bananiwe, Imana ikora ikidasanzwe. Mu gihe abandi babuze ubwihisho, Imana ikora ikidasanzwe. Mu gihe abandi bacogoye mu rugendo, Imana ikora ikidasanzwe. Tugiye gusenga Imana. Amen. Ndi kumva tugiye gusenga Imana. Aleluya. Amen. Wowe dukurikiye Paswadi kugira ngo nkwibire ibanga ni ukwihana ukizera. Ibyo byose uyu bifite ufite byinshi muri wowe. Cyane. Tugiye kwisengera Imana. Yego. Mana mu izina rya Yesu, ushobora byose nta kikunanira. Uri ndiho kandi uzahoraho. Ndagushimiye ko duhaye ijambo ryiza rihumuriza imitima yacu. Atubwiye ngo noneho uyu munsi uratubohoye, udukuyeho iminyururu yari ituboshe. Uyu munsi ubohoye abagabo badukurikiye, uyu munsi ubohoye ababyeyi badukurikiye, abasore n'abakobwa urababohoye, imiryango itatubohoye urukiye kutubohora. Izina ryawe nirishimwe. Ndagushimiye ko watuzigamye muri ibi bihe bidasanzwe, tukaba twongeye kumva ihumure ry'ijambo ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, kandi ngushimiye ko uvuganye natwe kuzatugirira neza. Ntabwo uzatuma duheranwa n'agahinda n'amaganya, ahubwo isezerano dusezeranije rikomeye nuko uzatugirira neza. Mu byago n'amakuba uzatugirira neza, mu ntambara zikomeye uzatugirira neza, mu burwayi witeguye kutugirira neza ukaduha ubuzima buzima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro.
rero nunyemerera aravuze ngo nitwizera tugusaba icyo dushaka urakiduha. Rangije aravuga ngo nitwizera tuzimira imisozi itabimenya izimuka. Ibyo ngibyo turabyizeye. Hari ibyo wakoze ku buzima bwacu, hari n'ibyo witeguye gukora, hari ibyo wikoze ku badukurikiye n'uyu musari ibyo ugiye gukora. Nkuko ubahoye iminyururu yari babose ku maboko yabo, ongera ubohore ubuzima bwabo aho bwari bubohewe. Bizinesi nusibohore, ingendo z'aba nusibohore, igikundiro nusibohore, uburinzi bubabonekeho kubera kuri Imana y'amahoro. Urakoze ko ari tuje gukora kandi ukagikomeza ni mu izina rya Yesu. Amen. Ukeneye kuvugana n'umuhanuzi wacu Jirene wamubona kuri 0782455197 ni 0782455197. Murakoze.